buri munsi miliyoni z'abantu bafungura Instagram. Bamwe baba bashakiraho entertainment ngo barebe amakuru agezweho ku isi, abandi baba bashaka followers ngo babe bamenyekana babe ibyamamare runaka, abandi baba bashaka amafaranga bakaba bakwamamaza business zabo zikamenyekana zikagera kure. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese Instagram ni application yo gusangiraho amafoto gusa, cyangwa kujya ukareba utuvideo bikarangiriraho, cyangwa ahubwo ni machine ikomeye iri guhindura ubuzima bw'abantu buhoro buhoro? Uyu munsi rero nugira ikibazo tugiye kwinjira imbere mu rubuga rwa Instagram, turasobanura byose byarwo, amabanga yayo yose. Kandi nyuma y'iyi video ndabizi neza ushobora kuza kutazongera kujya gukoresha Instagram kimwe kundi nko wari usanzwe uyikoresha cyangwa ko wari usanzwe uyizi. Iyi ni Sibo James Tech and AI, aho twinjira imbere mu ikoranabuhanga tukavuga ukuri kutavugwa, aho utazagusanga ahandi hantu hariho hose. Niba ukunda documentaire za technology cyangwa AI, ubu ahantu nyaho kora subscribe nona. Amateka ya Instagram rero, Instagram buriya yatangiye mu mwaka wa 2010. Nibwo ishinzwe n'aba bagabo babiri. Yakozwe n'uwitwaga Kevin Systrom, uri muri screen muramubona, n'uwo mugenzi we bita Mike Krieger. Mu ntangiriro za Instagram rero yari application yoroshye cyane yo gusangiriraho amafoto bisanzwe nta bintu bya danje. Ariko hari ikintu kimwe cyayitandukanyaga n'izindi application zisanzwe, kubera ko Instagram yari ifite filter nziza cyane isa neza. Abantu rero bakundaga gufata amafoto yabo bakifotora bari ahantu runaka, barangiza bayashyira kuri Instagram bakayagira meza cyane kubera ya filter yayo. Mu myaka 2 gusa rero kuzamura, Instagram yari imaze gukura cyane, imaze kuba ikimenya yose, bose abantu bose bamaze kuyimenya. Hanyuma rero muri 2012 Meta ya Facebook yari ihiteye ijisho ihita yigura. Yaguze amafaranga atari make, kubera ko buriya yayiguze amafaranga arenga biliyoni 1 y'amadolari. Icyo gihe rero abantu benshi baravugaga bati ese kubera iki baguze application yo gushyiraho amafoto gusa bakayigura amafaranga menshi gutyo? Gusa nyuma nyine ntihaciye igihe kinini isi yose yahise ibona impamvu bayaguze amafaranga angana gutyo. Life ya Instagram rero ni life itangaje byatari, cyangwa se ubuzima bwo kuri Instagram. Hari umuntu umwe nyine usanzwe umutipe yaragiye gufata akaranchi, arangije afata agafoto ari muri restaurant bisanzwe hano mu Rwanda nyine tu, arangije agafatira kuri Instagram. Arebye abona neza agafoto kameze neza nkaho ari Dubai, restaurant yahindutse nka Dubai. Gusa nyuma yo gufata ifoto we ahita abona arabati ifoto ngombe nyibyaza umusaruro ntago byarangiriraho. Arangije ahita asaba inshuti yiwe amafaranga ngo yo gutaha yuko yageze Dubai. Umva nyine ariko yaramubeshyaga, yarakiri mu gihugu umuhungu wacu. Gusa isomo ririmo aho ngaho, Instagram itwereka highlight y'ubuzima. Ntago ibintu tubona nyine iyo irabifatika bikabiriza cyane. Ntago rero ibintu ubona kuri Instagram ari ukuri kose 100%. Instagram rero ko nikora, Instagram ntabwo ikwereka ibintu biri random nyine uko biri ngo ariko biza. Ubone bije gutyo nk'impanuka. Instagram buriya nayo ikoresha AI yongeyeho algorithm. Ireba ibyo ukunda, ibyo ureba igihe kirekire, ndetse ibyo ugenda ukandaho, ikareba abantu kurikirana, hanyuma ibyo byose ikabinonosora, ikakubikira icyo bita feed yawe, amakuru yawe nyine ikayabika. Niyo mpamvu buriya niba warebye video z'imodoka nk'icumi ikabona nizo wakunze, uzahita utangira kubona izindi nyinshi cyane nyine zijyanye n'ubwo bwoko bw'imodoka wagiye ukunda, itimenya ko ukunda ibintu byo gutwara. Algorithm yayo rero ifite intego imwe gusa, iyo ibishaka gutuma yuko umara igihe kinini kuri application yabo, nyine kuyireba cyane niko bakubikaho amakuru, kandi uko bakubikaho amakuru niko bamenya ibyo bazakwamamaza. Instagram buriya rero ikora no ku bwonko bwacu. Instagram ikoresha physiology cyane, buriya nayo iba yaratwize nyine ikatwiga ikamenya ukuntu ubwonko bw'umuntu ikora. Buriya bya like agatima, followers, yibonye y'aba followers ukabona views nyinshi, abantu bari kukureba cyane. Ibi byose bituma ubwonko bwawe busohora dopamine. Umusemburo wa dopamine ngira ngo murabuzi, ni umusemburo nyine utuma wiyumva akanyamuneza w'ibyishimo. Rero iyo umusemburo wa dopamine uje nyine nawe ukumva urishimye, birakunezeza. Uhita utangira rero kumva ushaka like nyinshi, ngo wakunzwe cyane, comment nyinshi ko abantu bakuvugaho ari wowe inkuru, ukakenera aba followers benshi ngo abantu bajye bakureba cyane. Ni nayo mpamvu buriya abantu bamwe bashobora gusiba post ifite like nkeya ko babona itakunzwe, bakaba bahita bayisiba. Followers
hari umuntu usanzwe ukundaga nyine kuba yibera ku buzima bwa internet, ukunda nyine kuba ku mbuga cyane. Yigeze kubura internet iminota mikeya nyine abuze network, ayibura iminota 10 kuzamura iminota itari myinshi cyane. Ewana arahangayika cyane, atumutwe ewana ubuzima, yumva ubuzima burahagaze, ibintu arabikaza, arasara cyane. Arimo aravuga ati noneho aba followers banjye barimo barambura, bambuze ku mbuga, bigenze gute maze kugira like zingahe, comment, urumva arahangayika cyane. Gusa icyo gihe ibaze yuko nyina wiwe umubyara mu nda yaramuhamagaraga niyitabe telefone. Urumva kuntu yahangayikiye izo mbuga. Mama we mu buzima busanzwe yarasanzwe yamuhamagara nyine ewana nafate telefone ko yakuhugira cyane ku mbuga. Isomo rimo mwaho rero, abantu bamwe batangiye guha agaciro cyane online kurusha ubuzima nyabwo bwa buri munsi, kandi aribwo twagakwiye guha agaciro. Online kaza nyuma nyine ari akantu ko kwishimisha kinyongera tukagaha amasaha makenya. Amabanga ya Instagram rero, Instagram ikusanya data nyinshi cyane, ariko ikusanya ibyo ukunda, ibyo ushakishaho, abantu muvugana, ndetse n'igihe umara kuri iyo application. Hanyuma ikabikoresha mu kwamamaza ama ads, ikakwamamazaho amatangazo. Niyo mpamvu ushobora kuba wavuga ikintu, ushobora kuba unikinira bisanzwe, hanyuma mu kanya gato wenda ukavuga ati nka firigo yanjye yapfuye yagize ikibazo, cyangwa se ndashaka kugura inkweto runaka. Hanyuma mu kanya gato cyane ukahita ubona ad ijyanye nacyo, ukabona nyine abantu bari kukwamamazaho, bakwamamajeho ibigo bicuruza icyo kintu wabuze cyangwa se washakaga wavuze wikinira. Abantu benshi rero bahita batekereza bati telefone yanjye iranyumva, ni inshuti yanjye y'akadahemuka, ati ikintu mvuze cyose ihita kinyereka. Ariko nubwo atari buri gihe, mikrofone yawe akenshi ibiri kutwumviriza ni nka maneko ufite ku ruhande rwawe. Algorithm rero iba yarize behavior yawe neza cyane. Ikindi kandi Instagram ishobora no gukoreshwa mu bugizi bwa nabi. Instagram ikoreshwa nabi mu bintu bibi bigiye bitandukanye, harimo scam, fake lifestyle, bakaba bakubeshya ubuzima butari bwo, cyberbullying, fake giveaway. Abantu nyine bagutubura mu bigo bwinshi cyane. Nk'urugero, umuntu ashobora kukubwira ati ohereza amafaranga uhite utsindira iPhone, hanyuma ya mafaranga wayohereza akahita agenda burundu, ugategereza iPhone ugaheba. Ikindi kandi igira n'ingaruka ku buzima. Instagram ifite ibyiza birumvikana, harimo business, marketing, learning ukaba wakwigiraho, ndetse na creativity. Ariko ifite n'ibibi, ari byo comparison, stress, addiction, ikindi igatera na depression ku bantu bamwe na bamwe. Abantu benshi rero batangiye kwigereranya n'ubuzima babona online, ukaba wabona umuntu yifotoje ari ahantu heza, ari nkaho Dubai, kandi akenshi nyine ntumenye n'ikibyihisha inyuma. We yerekana ibyiza, ibibi nta muntu wakwifotoza ari mu bintu bibi. Wehe ubona ibintu byiza ukaba wakwigereranya nabyo, kandi akenshi ubwo buzima buba atari ukuri, nyine biba ari nk'ibihuha, mbese ni ikintu bafata bakafaburika. Igisubizo rero kiri he? Igisubizo ni uko Instagram ntago ari mbi ubwayo. Nubwo nyine nagiye mbabwira ibibi ikoreshwa mu bugizi bwa nabi, ntago ariyo ubwayo iba mbi. Ubashije kuyikontorora wahibyaza umusaruro. Ikibazo ni uburyo ikoreshwa. Niba uyikoresha neza ushobora kuhakura amafaranga, ndetse ushobora no kumenyekanisha business yawe ikamamara. Ikindi ushobora no kwigiraho ibintu bishyashya utaruzi. Ariko niba uyiretse ikakugenzura y'ubwayo, nyine niho hahandi uzisanga waguye mu maboko y'abahakazi, waguye mu bugizi bwa nabi, ndetse ishobora no kukwiba igihe cyawe, ugatakaza igihe, focus, ntuzajye wita ku kintu. Ikindi n'amahoro yo mu mutwe, ukumva nyine ntutuje, uhura na stress. Ubu ngubu rero uzi ukuri, ndakeka mbabwiye ukuri kose kuri Instagram. Rero tubwire muri comment ese ni ibi utaruzi, tubwire amakuru we wifiteho Instagram. Ikindi unatubwire ese Instagram iragufasha wowe uyibyaza umusaruro, cyangwa ahubwo iragenda iguhindura buhoro buhoro wowe utabizi. Ndakeka niba igenda iguhindura, mubwiye amabanga yayo, ikubikira amabanga menshi. Rero iyi ni Sibo James Tech and AI, yango mumaze kubimenyera. Mumbwire no muri comment niba iyi playlist mwarayikunze, cyangwa mbakomereza indi playlist mushaka, yabire y'abahakazi cyangwa ya AI. Mwebwe mujye mwisanzura, nyine twubaka umuryango mwiza uganira.
muri comment rwose tujye twungurana n'ibitekerezo, n'uwaba ufite ikibazo cyose agishyiremo, nzajya mbategurira video isobanura ibintu byose neza. Kanda subscribe rero niba utarayikanda, ndetse niba ushaka ukuri kose ku isi ya tekinoloji, nta handi uzagusanga atari hano kuri Sibo James Tech and AI, ngira ngo mumaze no kubimenyera cyane rwose. Ubwo rero duhurire muri comment, ndetse n'utarakora follow kuri Instagram ni wari usanzwe ukunda kuyikoresha, n'izindi mbuga zose ngenda nkoresha, hose mugereyo mukore follow, mujye munkurikirana. Ndashaka ko twubaka community ikomeye cyane, na website hose mugereyo, mujye mureba ama post nshyiraho ibintu byiza cyane. Sawa rero, murakoze cyane, kandi nanashimira buri umwe wese wabashije gukora subscribe. Ndakeka tumaze kugera ahantu heza cyane. Murakoze, video nakagaruka.